Murakeri kumwe na Audio Ingabire Ubuzima Rwaniza Lance, tukomeje gushimira buri umwe wese wagerageje kudufasha cyangwa kubana natwe mu buzima busanzwe. Waduhaye subscribe, warakoze cyane. Tugeze ku gice cya gatatu cy'inkuru yacu ngo uwabikoreye iki. Twasize Isimba ari kubwira Flora buryo cyo agomba gukora revenge whether possible or not. Flora ati isi reka turekera aho tuzabikora ubutaha. Isimba ati Flora, I don't have time baby, nta gihe na kimwe mfite, ubu narangiritse, I become just like animal. Ese ujya utekereza basi wenda ujya wibaza ukuntu nari umukobwa mwiza, umukobwa ushima Imana, umukobwa ukora buri kimwe cyose neza, then right now am I sindi umugore ubusugi nabutaye nsigaye imeze nka mama mbyara, warangiza ngo forgiveness ntabwo uwo nguwo ari njye. Undi nawe ati ndumva warahindutse bihagije pe, gusa ndakwinginze wenda wibigendaho cyane, uriya mugabo wimurakarira nabone ko wababaye kugira ngo abone amafaranga. Isimba ati kungurisha yarakoze. Jerome nawe buri munsi yazaga aho ngaho, uko yazaga akitegereza Isimbi, abagabo bamugurana, yinjira ku mugabo undi ajya ku wundi. Jerome ati ese ndi inyamaswa bigeze hehe, ndi muntu ki? Nini mutanga ko abantu bazahita bavuga ko ari njye ubagurisha abana? Jesus nkora iki? Jerome yakomeje kwibaza icyo gukora ariko biramucanga. Finally niko kuvuga ati nta kindi kintu mfite cyo gukora sebye gutuza. Ariko nyine bagatwara ibyabo, ariko bakabaho uko babyifuza. None se ko ngiye bamwigurishireje? Yakomeje kubivuga ndetse inshuro nyinshi, ariko we yumvaga babaye ku buryo bukomeye. Arangije umunsi umwe nibwo kubwira mama w'Isimba ati ese uramutse umenya aho umwana wawe ari wakora iki? Undi nawe ati natanga buri kimwe cyose, nakora buri kimwe cyose, I can do each and everything nkagarura umwana wanjye. Jerome mu mutima ati ndi mubyeyi bwoko ki, ngire kuba ntararize umwana, ngire no kumwigurishiriza? Why? Kuki nakunze amafaranga? Mama w'Isimbi ntabwo yari akiryama. Jerome yageze igihe abona mama w'Isimba agiye kwicwa n'agahinda, niko kumubwira ati mugore nkunda. Mama w'Isimba ati buretseho gato, mu byo uvuga byose mu magambo uganira, ibyo bya mugore nkunda put it aside, I'm not your wife. Ubyibuke ntabwo ndi umugore wawe, untera inda ntiwigeze umenya ko nabyaye, n'ubu ngubu umwana wawe umumenye kubera ko mubwiye ko yabuze. Anyway, uri umugabo mu bwoko ki? Ese what kind of a husband are you? Animals? Anyway, riga n'inyamaswa zita ku bana bayo. Jerome yarirebye uko kabona ni inyamaswa, niko gusubiza kuri wa muntu yari yagurishije Isimba ati please ndakwinginze mukubire gatatu unsubize Isimbi. Undi nawe ati Isimbi kuva ageze ahangaha amafaranga twaguhaye amaze kuyakuba inshuro 10, abantu baramukunda cyane, ni umwana mwiza. Ati rero uzahitamo kuba wajya muri gereza cyangwa kumurekera hano. Jerome ati kujya muri gereza simbikunze kuko ubuzima bwanjye bwose niho bwashera. Umugabo ati ubwo rero mureka gume hano, niba mva utajya muri gereza why mureka guma ahangaha. Jerome yatashye yabuze icyo gukora. Ubwo yari ari mu muhanda, yarize mu muhanda buri kintu cyo gukora, arahagarara, agahinda karamwica. Arangije ava mu modoka yiwe ayicara imbere. Umupolisi ati yewe mugabo bimeze bite? Jerome ati oya ntacyo. None se ko muncungereye? Abantu bose imihanda yose yaraje arahagarara yari kureba Jerome, ako ntabwo yarazi ibyo ari byo. N'umugore we yageze aho ngaho asanga n'umugabo we. We have next part tomorrow. Mwari kumwe